Hello Abavip. Ubu rero turagarutse kandi tugarukanye content nyinshi cyane nkuko twe twababwiye muri video y'ubushize. Uyo munsi ngewe mfite ikintu gikomeye nshaka kubabwira kandi nizere ko Abavip muza kucyakira neza. Aba president bose bagira aba vice president n'aba premier ministre. Abami bose bafite abantu babagira inama. N'umwami wacu Yesu Kristo kubamwizera yarafite Petro na Yohana. So n'umu businessman buri gihe agira umuntu wa kabiri. Umuntu wa kabiri yizeza ibintu byizeza business akavuga ati iyo nyishize mu maboko ye mba nzi ko business yanjye iri mu maboko meza. Abavip izina ryanjye ni Mugarura Kenny, ini top 1% show. Uyu munsi turaza kuvuga ukuntu ushobora kuba nimero ya kabiri muri business kandi nawe ukaba umukire. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Turn your dreams to reality. Think different, live a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. No Coach Gael. So Abavip nkuko namaze kuvuga mu kanya hari ibintu birindwi bigaragaza ko ushobora kuba umu intrapreneur mwiza cyangwa umuntu ushobora gutekinga care of business nubwo wowe utabo barayishyizemo amafaranga. Ikintu cya mbere gikomeye cyane uko umuntu bashobora kwiziza business ari umuntu ushobora gufixinga ibintu byose. Gufixinga ibintu byose ntabwo bivuze ko ugomba kubuza ibintu byose bigubera muri business. Ahubwo nuko kumva yuko hari ikintu kitagenda neza muri business bigutera kutaryama no kudasinzira. Ukavuga ati nubwo business atari yanjye ariko hari ahantu runaka muri departement ya finance wenda ushobora kuba muri departement ya IT cyangwa iki ariko ukasanga muri departement ya finance hari ikintu kitagenda neza ukumva biguranje inshinga kuba icyo kintu kitagenda neza ugashaka kugikorera follow up ugashaka kubaza guhamagara kari ukuntu wamufasha yaba ari research wamufashamo cyangwa ikindi kintu. So iyo esprit yo gushaka gukemura ibibazo ni ikintu gikomeye cyane umu entrepreneur abakeneye. Tushobora kuvuga wenda ushobora kuba mvuze ku rwego uri hejuru ariko niyo byaba ari ku rwego ruri hasi abari na butike isanzwe yo mu rugo usanga umuntu umukozi mwiza ari wa mukozi ufata kadeta akamenya yuko banakoropye banogeje n'amadirishya. Ako kantu niwo muntu bita ngo numu intrapreneur. Ntago business abariye amafaranga ntago bari yashizemo ariko abayifata nkaho ariye. Icya kabiri rero umu intrapreneur abafite umu intrapreneur abazi ku executing. Umu intrapreneur ni umuntu ubwira ngo akora ikintu runaka akamenya yuko agomba kubyexecutinga uko bigomba kugenda. Rimwe na rimwe execution iragora kuko execution ari igihe ushaka executing ibintu bigenda uko wabishatse cyangwa ntibigende nko kubyifuza ariko kubera ko uba ufite esprit nk'umuntu washoyemo amafaranga kandi nyamara business atari yawe bigutera gukora cyane ugashaka ku mbega ubyexecutinga nk'ahari ibyawe. Ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gikenewe gukorwa ugikora vuba kandi ufite umuhati. So ni indi quality ya kabiri y'abantu baba entrepreneurs ku executinga ibintu vuba kandi ukabikora neza. Point ya gatatu aba entrepreneur baba bafite umutima wabo. Aba entrepreneur ntabwo bakunda ibintu by'ubuntu. Aba entrepreneur ni abantu nimba bashaka ko bari muri company runaka bakamupromotinga ntago ashaka bamupromotinga kubera ko afite ikimenyane runaka cyangwa hari abantu bamuzi cyangwa hari abantu bamukunda we ashaka ngo bamupromotinge kubera akazi yakoze. So ndabaho urugero hari abantu benshi bajya bapromotinga ugasanga nko kazi yababaye kubera ko bamupromotinze bapromotinze umuntu ubona udakwiye kandi nyamara ari wagogombye kubona iyo promotion ugasanga biramubabaje ku kazi arababaye. Akenshi ikintu kiba cyarabaye abantu nk'abo abari entrepreneur ariko ari muri company mbi ifite bad culture. So wowe nk'umu entrepreneur aba entrepreneur bakunda gukorera ibintu byabo buri gihe agashyiramo imbaraga agakora that one extra mile. Kuko abakozi basanzwe ahantu aba entrepreneur batandukanye n'abakozi nuko abakozi basanzwe bakora bike bishoboka kugira ngo bahembwe ariko aba entrepreneur bashyiramo maximum niyo babahemba make ariko bakomeza bagashyiramo maximum paka igihe wowe ubwawe wiboneye yuko cyangwa umu business owner yiboneye yuko agomba kumuzamura akamushyira ku rundi rwego. Quality ya kane aba entrepreneur protecting business babakoreramo ni ikintu gikomeye cyane kubera ko abantu benshi cyane nkano mu Rwanda birazwi ugasanga umuntu aravuze ati
nubwo ari umukozi wawe ariko ukumva arimo aragushetana kuba turiya n'umubosi aturiya n'umubosi ati nta kibazo ngo mwishyuze menshi arakwishyura. Ariko umu intrapreneur protecting a business ntago abashaka ko boss we nubwo yabafite amafaranga ariko amafaranga menshi, nta nubwo abashaka yuko business yazamo abandi bantu batabikwiye ko bajyamo. Abashaka ko buri gihe character z'abantu zije muri iyo business kuri we aba yumva yabanza kuzasesinga kugira ngo hazemo abantu bazana value kuri business ariko apana abantu batwara ibintu bya business. So aba entrepreneur aba bafite ikintu cyo gushaka guprotectinga business ukwayo kandi bana protectinga cyane cyane umu entrepreneur, kuko umu entrepreneur aba yaraguhaye icyizere akagushyira muri business ye, agafata amafaranga yabitse, agafata amafaranga y'umuryango we akayashora muri iyo business, kandi iyo business ikaba irimo iraguhemba ari nayo igutunze. So biba ari byiza yuko umuntu ufite esprit y'aba entrepreneur ukurikirana ibintu bye kandi ukamufasha ukamurinda ukawamurinda abantu babi cyangwa abantu bashaka kumwambura. Iyo ni esprit y'aba entrepreneur. Gusa mwitonde, si byiza kubikora usunika cyane cyangwa ugira iki, kuko ushobora gusanga ko twese turi abantu, ushobora gusanga urimo urasunika umuntu uri kuzabagirira akamaro kandi wowe ubyita ko wari muri amuproteje. So ni ukubikora gake gake ukabikora mu bwenge. Abavip point ya gatanu igaragaza aba entrepreneur ni uko uri umwizerwa. Umu entrepreneur ni umuntu ugomba kwizera, ni umuntu w'umwizerwa kandi icyizere buriya kiraharanirwa. Ni umuntu ushobora kurekera ibyawe, ni umuntu ushobora kurekera abana bawe turetse n'ibya business, ni umuntu ushobora kurekera famille yawe, akaba ari umuntu ushobora kwiyitaho, akaba ari umuntu ushobora kugufasha ikibazo niyo waba uri mu bibazo bikomeye cyane. Umu entrepreneur ntabwo aba akiri umukozi gusa, ahubwo aba ari nk'umukozi ariko inshuti yawe. So umuntu wizerwa ni umuntu ukomeye cyane. Nigeze kubona inkuru bakora ngo ati abantu cyane bakomeye mu gisirikare ati suko barindwanye cyane cyangwa suko bari bazi bari abahanga cyane, ahubwo nuko bari bizewe cyane n'abakomanda babo. Ko umukomanda yaravuga ati nubwo byagenda nabi ndabizi ko abagabo bandi inyuma ndabizeye baraza kunguma hafi tubashe gutsinda ino ntambara. Ariko mu gihe icyizere cyatakaye nawe ntago ukiri umu entrepreneur. Mu gihe boss wawe ubona atakwizera ku kazi, uzamenye ko wabaye umukozi usanzwe. Ejo n'ejo bundi bishobora kubyuka bakakwirukana. Ariko iyo umuntu akwizera hari ikintu kiyongeraho cyane cyane mu kazi kawe n'ukuntu boss wawe akubona. So it's very important kuba umwizerwa iyo uri umu entrepreneur. So Abavip ikindi kintu cya gatandatu rero kugira ngo ube umu entrepreneur mwiza, kugira ngo nkivuge neza nabyita ngo you bring value to the business. Ariko kugira ngo nkivuge neza nuko natangamo nk'urugero, tuvuge business icuruza nka restaurant. Hari igihe umuntu ajya kurya muri restaurant kuko iyo restaurant iteka neza, yego ni byiza, ariko hari igihe usanga nk'umu server uraho ari umu entrepreneur, ari umu server making sure yuko ibintu byose byagenze neza, abashatse amazi yo gukaraba baboneye igihe, icyo kunywa cyawe gikonje, mbega agatanga customer care irenze kurusha isabwa kuri standard. Uwo muntu abantu batangira kuza kurya muri restaurant yawe, apana kubera ko bakunda ibiryo gusa, ariko kubera ko hari n'uwo muntu ubafata neza. Tumaze kubibona abantu benshi musokera mu restaurant hirya no hino, murabizi ko ama restaurant yose ateka neza, bafite abashefu beza, ariko ugasanga restaurant zimwe zirakunzwe kurusha izindi kubera umujera waho cyangwa mu manager, nuko ko baba barubatse ati yo kuba aba entrepreneur. Umuntu ntago aza kurya gusa ibiryo, ahubwo aza kurya anaganira na wa mu manager. So umu entrepreneur agomba kuzana value kuri business. Umu entrepreneur wowe ntago wakagombye kwibona nk'umukozi, wagombye kwibona nkawe nk'igicuruzwa muri yo business. Nimba abantu baje kugura amakaro yo kubaka inzu, ariko nawe muri yo business nawe urimo, ufasha uwo muntu waje kubaka amakaro, umuhitiremo ikaro ryiza, we wanajyaye n'instrument mbwete si n'inzu yawe yabirihe misure ndebe ibyari byo, kubera ko ibyo bintu bigaragaza yuko ntago uri umukozi usanzwe gusa, ariko urimo urazana value kuri business. Abavip rero point ya nyuma ya karindwi kandi ari nayo iri very important cyane kugira ngo umuntu ube umu entrepreneur cyangwa uzabe n'umu entrepreneur mu gihe cyawe kizaza, nuko ugomba ku recreate yourself, ugomba guhora wiga ibintu bishyashya. Aba entrepreneur iyo bari muri business runaka, niyo yaba ari umu IT expert cyangwa akora ikindi kintu, ariko muri buri field yose yo muri business aba afiteho akantu gato abiziho. Ntago ari byiza yuko umu entrepreneur cyangwa umu entrepreneur wenda nko mu magambo asanzwe
abantu benshi bazi bashobora kuvuga nka manager, ntago ari byiza ko uba utazi kuri buri kintu cyose kibera muri restaurant. Tuvuge ni urugero, nimba ari restaurant, nimba uri manager ugomba kuba byibura ushobora kujya mu gikoni ukaba wateka 1 or 2 recipes, kandi ukaba ushobora guserve, kandi ukaba ushobora kuba gera, ukaba wabara n'amafaranga, kandi ushobora gukoropa. Mbega ugomba kuba uzi buri kantu kose, ukabuzeho akantu gato. Kubera iki iyo mpamvu ibintu biba bimeze gutyo? Ibyo bintu bituma uba ubasha kureba neza business ukuntu igenda. Ariko muri business iyo ari ikintu utazi, udafiteho n'akantu na kamwe uziho gatoya, umuntu ubikora aba umu expert. Uwo muntu ubaye umu expert yaba ari umuntu mubi, abeshya abantu bose, akabeshya na boss wawe. Ariko wowe iyo ubizeho akantu gato, ushobora kumenya yuko arimo arakubeshya biturutse yuko wenda nawe ku kantu ufiteho notion ntoya. So ni ikintu gikomeye cyane kwiga ibintu byose ukabimenya byose. Si ngombwa ngo ube umu expert muri byose, ariko buri kantu kose gato uba ufite ikintu kimwe. So Abavip, do concluding rero, mwumvise umu intrapreneur ukuntu aba ameze. N'umuntu ugomba kuba uzi every aspect ya business, akaba ari akurikirana business hafi, kandi cyane akaba ari umuntu uri potinga kuri boss, kandi boss we ashaka ko boss we atera imbere. So ushobora kuvuga ati se none se kuba umukozi ngiye ko numva ntabishaka, ko numva ashaka kugira business yanjye. Yes, it's good. Za umu entrepreneur ushobora kujya muri gushaka amafaranga ugatangira business yawe, ibyo nta kibazo kirimo. Ariko hari abandi bantu baremewe kuba ba nimero ya kabiri, kandi za nimero za kabiri hari abantu benshi babakire ku isi babaherwe ari ba nimero ya kabiri, atari bo batangiye business. Nk'ubu business ya Bill Gates ntago iyobowe na Bill Gates, business ya Amazon ntago iyobowe na Jeff Bezos. Bafite aba CEOs babizera bashizeho kugira ngo bakomeze bakurikirana ama business y'amamiliyari y'amadolari. Abo bagabo barashyizeho ngo babasimbure, n'abagabo nabo bafite amafaranga menshi cyane, ariko si bo batangije izo business. Nta na risk bigeze bakora kugira ngo iyo business itangire. Gusa impamvu bageze kuri icyo cyizere nuko bitwaye neza mu gihe bari kumwe n'aba boss babo. So Abavip, iyi ngiyi ni top 1% show. Iki cyari ikiganiro cy'ukuntu ushobora kuba nimero ya kabiri muri business, cyangwa icyo twita intrapreneur, kandi nawe ukazagera ku mukire, ukaba umuntu w'umutunzi. Murakoze cyane. Peace out.